Baha ikaze abakurikiye ukuri kutavuzwe. Turi ku kibuga ahangaha cya Norvège habera ibizamini. Peacemaker Pandit cyase DJ Pandit amaze gutsindira kategori yari amaze iminsi abereka content zo ku mihanda ya Norvège hamwe na mwarimu Clement na mwarimu Shema nawe ndaje mukanye muramuganira mu nzu abantu bakoresha kuko ndashaka ko muza mukava ko harimo bicupuri mukiga imodoka ariko kandi si no kwiga imodoka ahubwo no kwiga ibizamini. Hari undi ushaka kwiga ikizamini none ukaba wakora ukora ibyo bakwigishije. Twarabanye kuri ukuri kutavuzwe naberetse ama content yose imbere ka parking imbere ka Cross byose nagiye mbibereka ubu none ufite ko naca muri parking umunota umwe ukaba uruzuye. Ibizamini twakoze umunsi hari mu gitondo tugera ahantu Norvège nka saa moya nibwo genda nari mpageze baduha amabwiriza rero barabanza bavuga ati ruswa ntabwo zemewe. Niyo mpamvu nkabwira ngo mujye mureka umuntu washuka ngo permis iragurwa ubu ntayo nguzi mwakagira imana. Nari mfite kategori zo muri Kongo kuko ntari naraguze permis yo mu Rwanda ariko ubu ngubu mbonye permis yo mu Rwanda mu kategori z'inkongomani ndazijugunya. Nari mfite A B C D mwibaze muziveho muze mukorere permis ahangaha muzitsindire. Kuzitsindira birashoboka cyane nta nubwo ruvuga ngo biragoye, ntabwo bigoye kubera ko bakwigisha uko ikizamini gikorwa. Ubu niyo niryo banga rya mbere. Ibanga rya mbere si kukubwira nabi, si kukwigisha igihe kirekire cyane kuko nagiye mbereka nanjye ko ndi master. Umushatsi nanjye nakwigisha ari wese kubera ko iyo wigishwe n'umwarimu mwiza uba uri umwarimu nawe. Iyo wigishwe n'umuntu w'igicupuri mu mutwe wawe hari ivangwa gukora inshuro nyinshi cyane. Inshuro imwe nkoze ndayitsindiye. Ubwo abantu twabanye mwese muri zino content ntago mpagaze nzajya nza rimwe mu cyumweru mbereke content n'ubundi kugira ngo abantu mbakangure kuza gukorera permis kugira ngo kandi batinyure kubera ko yicaye muri parking ukabyereka abantu kuri kamera ugaca muri Cross ukayibereka ugaca mu makono ukayibereka ukajya circulation ukayibereka ukajya demarage ukayibereka. Hari umuntu uvuga ngo bya bintu se birashoboka. Yego rwose birashoboka cyane kubera yuko icyambere ni wowe kwizera imana yawe ntihagire umuntu kweshya ngo ruswa kubera ko umupolisi ntago mamuziranye. Cyakora jewe nashima imana ko nasanze bose banzi ariko nta mwe bari kunkiriramo ngo nuko banzi. Byose birakora. Ntago wagonga ikona, ntago wabura gukoresha kinyoteri, ntago wabura ngo urajya muri parking urenze iminota cyangwa ujyemo nabi ngo nuko bakuzi. Oya, kuba bakuzi ni umugisha ariko hano abantu permis barazibona. Reka mbazanire Shema nawe numwe mu twagendanye muri urugendo nihugura ahangaha je nihuguraga nijoro akenshi kujya zira content zo kumanywa kwa kugira ngo mbereke content kugira ngo tujye tunabagira ibintu bitarimo amatiku na za rwasira tubereke nibyo mukene kumenya byo kwiga. Ariko kundi nijoro ushaka kwiga nijoro uburi wenyine ibizamini hano bakwigisha ubikora wenyine. Shema ngwino nawe ubwira abantu uburyo mukoresha kugira mwigisha abantu batsinde mu babambere muri iyi Norvège. Yitwa Shema ni mwarimu. Shema bimeze turakwake kuko tutavuze nakoze nitwa mwarimu Shema. Mwarimu ufatanya na mwarimu Clement kwigisha imodoka ya automatic cyangwa se na manuel. Imodoka ishaka kwigisha kandi mu gihe gito. So ngibyo nibyo kwigisha umunyeshuri ubishaka ufitemo ubushake. Uriya iyo uje kwiga imodoka ubishaka birakorohera kandi ukiga igihe gito. Iyo bihaye umwanya biroroha. Iyo utabonye umwanya ngo wige birakuvura kandi bigafata n'igihe kirekire. Pundi tise wari ufite ubwo akatari butsinde tuvugishwa hano ntubere ngo nuko ngo ndi kumwe nawe. Ya nabyo ubwoba buriya ukurikije igihe wigiye n'ikizere cyari cyinshi kinarenze kwemera. Ntabwo umunyeshuri butsire mwarimu abizi kari butsinde bitewe nuko yabona muri practice yabikoze neza. So pundi rero gutsinda byari hamwe ndetse n'abandi bari hamwe ariko iyo bakurikijwe mwarimu yagize gute yababwiye n'utsinzwe iwacu ntabwo avuga ko ari byo tutamwigishije ahubwo yavuga ko amakosa ari we wagize gute panike yabipanitse yabigize big deal kuntu ariko ni ibintu byoroshye kandi buri muntu wese atinyuka ze dukore tubone kategori. Umunyarwanda wese arabyemere kuyitunga kandi biroroshye mu gihe gitoya ukabona ibyo nk'uko utangiye gutwara umuhanda. None se ahangaha ushaka kwigisha umunyeshuri kugira ngo ahita akora tsinde mu gihe kitarenze iminsi 20. Umuntu ugitangira gufata kuri foto bitarenze iminsi 20 aba yize yamenye gutwara imodoka ndetse akaba yabona umukandida w'ikizamini. Mu gihe icyo muri iyo minsi rero niyo mba mfite umunyeshuri ati ngewe iminsi tumaranye irahagije igenda ryo gukora ikizamini. None se ko polisi imbere yuko dutangira yatubwiye afande muri uyu mbako yitwa gute wahanura Igihanga harimo Kabera
aranasetsa by the way yatubwiye ngo hari abantu babwira ngo noneho ngo giye mpa amafaranga ngo ngushakire perime mu by'ukuri urigisha umupolisi kuba polisi bari babiri nta n'uguza bo mujyana umuntu yaguha amafaranga kugira ngo nabone perime yakunda nabibaho by'amafaranga mwaka kugira ngo ubone perime nayo kumangukira mwigisha iyo ngo urimo mu cyaha cyizere cy'ukugomba kwiruka so nago ari amafaranga kugira ngo ngenge nemereze umupolisi sibyo aguhereze perime ibyo nibibaho gusa ubwo naduka ribo ricuza kuri nari ngo mama ngabize ngo mwari ngo shema muranga itagiringa n'umupolisi barazira oya nese ko atari mujyana yewe umunyeshuri wanjye ndamutegura bane batandukanye kuri parking na nifite umwe wari uriho amapeta harya bindi ni circulation hari umuremure simuzi ariko waranzi noneho muri circulation najye nababiri ntazi ngo baranzirege nta muntu natwagihuriye kabiri ku kizamini urumva ko ruswa washye ko byagenda kose none se umuntu abaye atwara imodoka Kigali abantu batwara imodoka badafite ibyangombwa akaza atari guhera kwatsa burundu wamwica iminsi ingahe agatwara iminsi 10 hagati y'iminsi 10 na 15 yego aba yabibonye byose ibyangombwa byose kuko niba araza afite provisoire birumvikana afite provisoire 10 aba bayizagize kuzamini 10 adafite provisoire 15 na 10 n'iminsi 10 aho ngaba yamaze kubona ibyangombwa byose bari bibiri kandi ingero zirahari nyinshi z'abanyeshuri bagiye baduca mu maso bakaza muri ubwo buryo kega kabona provisoire umunsi akayirotira agatangira agahita yiga imodoka rero ni ibintu byoroshye nimuze mutinyuke twige karibu ko mwarimu ntegereje na mwarimu Karema na Agapo mutamwabitewe n'iki ko mwarimu ntegereje ndi gukora mu ndeba mwanshakaga iki aga ni byose ni aga yaraje kugufana ngo nawe ndabyibuka gusa baje kugufana nawe baje kumufana gusa ubu buri umva ikipe itagira abafana cyane bari bize ugomba gutsinda yese ko byarangiye mwana bamwikofi zana mbereke kujya kuko nayo utanza ku kiganiro nyibereka ndi ku modoka ire n'umukire wanjye imodoka abe abatayari boss wijya kubereka ibintu byinshi ariko dore wita yerekana neza we iyi ngiyi ni perime twavanye kwa mwarimu Karema na mwarimu Shema nanjye ikiganiro kindi nzaba nico modoka nyifite arya ni iminsi ngahe mana iyi ni aga promoter master aga promoter iminsi ngahe 14 yonyine 14 ubu natwara se ko batarayimba oya ntabwo yemewe kujya mu muhanda gutwara bankora iki baguhana ntabwo Rwanda babikuyeho none se ngenda tsinze ubwo ntabwo nahita nishira ngatanyizana iyo minsi irangiye bakayigwanya mu muhanda gutwara 14 ni myinshi mana ntabwo ari myinshi 14 sibwo umuntu yiga imyaka 2 isa yishaka abatwara gutegereza iminsi 14 oya ntabwo byemewe 14 ni ngombwa gutegereza nyuma iminsi 14 gatahise ibyo gatahise mu muhanda ntabwo bateye iminsi 14 cyangwa wari ufite ingongomani warifashisha yewe nawe mfite ingongomani ariko nakoraga n'abapolisi nkagira ngo ni umunsi wo kubeshya ugenda uyitwike yahitanyije muri se ntabwo nayizanyira bambaje kuzwe nangiye kwerekana nta ngongomani oya bagufunga bari kugufunga ndabashimiye cyane abantu bakurikiye kuri kutavuzwe mwarimu Karema muvuga iki mwarimu Karema kuri njyewe Shema personally hashe umwarimu mwiza duhuza dukorana dufite partnership nziza nyine turafashanya aho bishoboka tugashyiramo imbaraga aho zikenewe nyine nta muntu wakora ku giti cye ngo byose bikore ngo byose byuzuze akina n'abandi ku ruhande so njyewe nkorana nawe kugira ngo twuzuzanye ndetse n'aba bakiriya dufite cyangwa se abakandida dufite tuhere serivisi inoze kandi nk'uko twabibabwiye twebwe turi ku munyeshuri ahize imodoka ku rwego rushimishije Kigali yose yitwara nta kibazo nta n'inkomyi ingero zo zirahari njyewe wamera ndubuhamya na aga promoter n'ubuhamya bugenda nami nayo minyawe n'ubuhamya bugenda abo bose rero nabona ushaka kubitanga Philipita ba Babu ba man bose abo bose nanga baciye bose baciye umunsi mu showbiz nandi anakwiye kura perime nanga ko twe twakwishaga ingongomani n'ishinwa kandi buri mwe bagufatanya ingongomani bakagutwikiraho imyaka 2 mwana ziza muri amviro kugira ngo abantu baze bigenda biza bahita baza ari benshi yego banza kuzakerema amabwiriza mwarimu mukuru izange barazibona hano kundi ngaho twagiye nomero ya mwarimu Karema mwampamagara igihe cyo cyose umukenereye ni 82 48 37 2 so isa mwarimu Shema ni 08 150 72 21. Kintu cyanyuma nabavugaho wenda nka Shema ku giti cyiyo Shema iyo uri kwitoza ufite ikizamini akajya kanu wicara babara cyane binabigira ibyiwe
mwarimu Karema we iyo abona ko hari akantu k'ibanga yakweretse ntugakoreshe kuko bino bintu byabo ni formule nanjye nagiye mbibereka amavuta ariko nzakomeza nze nkore content nabo ndibereke ntimugire ikibazo mukane subscribe kuzibumba ijana no mu murongo twatangiye mu sharing ibanga ryabo bakwigisha akantu wakica amarira akazenga mu maso ntabwo bakubwira nabi bafite uburyo bafite diplomasi yigisha neza urumva abantu twashobokanye kandi nanjye mu twanjye ntabwo harafunze sinzi umuntu wumva ibintu byinshi abantu bashukanye na promoter bagashobokana n'abantu bose nuko bashobotse kandi bumvikana nandi hano hari perime abantu bose babeshaga muze muvane kwa mwarimu Karema nimero maze bonashima babwiye nimero ziwe yabashimiye cyane ubwo kandi subscribe kuzibumba ijana mukande comment kanyuma izo modoka zanyu ufite imodoka ayime bashaka kumbamariza imodoka munyanikiza nimero ziri ku WhatsApp hanyuma ubundi dukore content ya shop izindi